amuha Mikoro aravuga ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore mubona yabigishije murafashwa mwana mukunzi ngo ariko yabuze aho yerekera bamutaye hanze nubika umutwe ngira Imana nturabanteje koko. Shuti zacu mwese badukurikiyeho muri hirya no hino ndabashimiye cyane ko twabanye mu bihe byatambutse na n'umunsi turi kumwe ni kwa kundi mu mumenyereye ko tuza kenshi dufite ibyo tuwazaniye bibafasha natwe bikadufasha mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'ubugingo. Mama Share uraho Yesu nashimwe imbazwe umeze neza turi amahoro. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Uragira ngo se ushimisha abasilamu? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko rero waruzi yuko umpamije ntiwibagirwe gusuhuza abasilamu bari muri mwezi Ramazani. Mbabona utoroshye rwose reka tubasuhuze bene wanyu ariko disuro cyabakunda abasilamu. Imana siyo ntibakunda ndabakunda kandi kuko nta kibi nibuka. Abasilamu bari ibyo mwafatanyijemo byose abasilamu bari muri mwezi Ramazani abimuganda muri wacu aho najyaga kwiga ikorani n'abandi basilamu ba Kacyiru n'abasengera n'abajya gusarira kwa Kadafi Nyamirambo aho nasariraga cyore n'abandi bankurikirana b'abashuti banjye mbifurije igifungo cyiza kandi nimufungura mbifurije laidi kubwa ntabwo nkibyibuka. Imana ibahe amahoro n'imigisha amahoro n'imigisha aturuka ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maye nka data umva ko nagenze harya rotara hajati rotara hajati wapfa kuba hajati se nari nkiri umwana nari kuzaba we wari ufite umuriro arabikundaga wari ufite umuvuduko birangira bivuyemo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuza kugaruka ku bisa naho uri kugenda winjira mu bisubizo mu mavuta y'ibisubizo aho twavuga ngo dufite agacu ko Mama Charlene mu minsi mike arabafite imodoka ye ariko narume arabafite inzu ye arabayurira indege ajya mu bihugu nkujya hano hepfo mu mujyi ateza akamoto ka senyisa ugiye kujya wurira indege nk'umuntu uteza akamoto ka senyisa kubera ko hari ibimenyetso. Mama Charlene Abasilamu nibo bavuga ngo inshallah inshallah Imana nibishaka inshallah amen inshallah amen turimo turuzuzwa mu ndimi zose tuguwe neza rero kubwa Mama Charlene adusangiza iby'umugisha kenshi ni kuri Mama Charlene official utarakora subscribe bikore hanyuma nawe wayikoze uhabwa umugisha ariko nanone wibuke gusangiza benshi ibiganiro n'inkungira bikomeye urabuduteye Imana igumugisha. Hanyuma Mama Charlene wasuhuza abakurikiye Mama Charlene kandi nanone nimukesha Imana emerita kuri Mama Charlene official. Ndabashohoje abankurikirana kandi maze iminsi numva nababwira ngo ndabakunda ndabakunda abantu mu nkurikirana by'umwihariko abarundi abantu bagukurikira bankurikira njya mbona abarundi bankurikira cyane n'abantu b'iwacu hano mu Rwanda no mu bihugu byinshi bitandukanye ndabakunda. I love you so much. Bivuze neza rwose none njya kwiga ntawe uzanyira ntago uzaba bikoraho n'ukuri kose rero ndabakunda ndabakunda abantu bankurikira kuko nabuze ikintu nabaha babanakure ikibazo benshi babakure ariko corona nivamo Imana izadushyigikira dukore igiterane cyo guhura dukore igiterane tuvuga Imana bwire bibuki. Corona yaragiye n'agapfukamunwa karagiye ntago twakora igiterane cya harimo metero dufite udupfukamunwa na metero oya tubiriho byaravuye yego bamfashe dukomeze dusenge Imana itugarurire ibihe byacu bya kera. Aho tugeze ni heza ukurikije aho tuvuye Mama Charlene hanyuma nkibaza aho tugeze uyu munsi tugiye tubivugaho mu kiganiro kimwe twigeze gukora tuvuga tuti abantu benshi bagiye bakomera Imana ikabakura ku rwego ikabageza ku rundi rwego bakibagirwa aho bavuye
bimwe bambwiraga ngo ni ikintu bazunguza cy'ikibingo kiri kwaka none usigaye ukanda ku rukuta bikaka none ejo bundi uzajya utera intambwe udakanze ku rukuta itara rimenye ko ari mama Charlene winjiye. Yego yego bibaho yo subhanallah sinabivuze bizaza koro ntago ruzabigeze ntago narimbize ntawe ugikanda wakinjira igikuta kikibwiza kikaba ikirenge cya gikandagira ku muryango wite yanze ibyo bintu bizabe birimo nyina yindi bambwiye sinabivuze se ubu ibyo nibyo bigiye kugerwaho none nkavuga nugeraho hantu uzibukana cya gishishimuzo wajya guzunguza kera nge sinshobora kwibagirwa kubera ntago nakibagirwa gute kandi binyibutsa se kandi biba bihari kandi kwibagirwa erega iyo wibagiwe ahantu Imana yagukuye uri gupfobya n'imbaraga zayo kuko kwibuka aho Imana yagukuye bituma uha agaciro aho yagushyize. Nk'ubu hari igihe tuba turi nko ku meza n'abana nateguye mbese nkareba ibiryo nateguye nkahita nibuka kera hari inzu twabagamo imwe nkunda kubabwira yitwa niyo maci twayicaragamo hanyuma kuko kari gato tugahina amaguru kugira ngo tubashe kuhicara twese tukarya ariko iyo nicaye kuri saramanje nge n'abana banjye kandi nateguye ibiryo twumva dushaka mva igihe mbwira abana nti mwese muzamura icyubahiro cy'Imana Imana muyihe icyubahiro nabo rero bakabikurura cyane ko nabo babizi hanyuma tugaha icyubahiro. Hari umuntu waje kunsura arandeba yinjira mu gipangu hari ibyo araje kureba yinjiye ati si wawe nihe iwawe ninjire nabwiye ni hose ni iwanjye arareba ibyo arareba mama Charlene aha hantu hose ni iwawe kweri intaha hose ni iwawe nanjye yinjira mbere narareba rero ni umwe mu bantu babizi banzi aho ngaho nari ntuye bankuriraho urugi twari duturanye mu ihene kwa Petero ako kazu k'umwobo kameze nka tuwarete nabagamo ibaza inzu abantu batwara ibishingwe bakishyuza ibishingwe babonaga bakabitwarira ubuntu nta mafaranga banyatse kandi bari abantu nta mikino bagira. Ibaza inzu nabagamo abantu baka umutekano ntibanyaka umutekano. Ibaza inzu nabayemo bagakora inama ntawe natse inkunga kavuga ati kakamama banyitaga kakamama kafite abana benshi kaba muri kakazu bakampangira mituwere z'ubuntu ntawe natse inkunga kuko ubuzima narindimo barabubonaga ko ari ubuzima buncanze. Uwo mumama rero yamperukaga aho ngaho noneho bankuriraho n'urugi namaze icyumweru cyose urugi rutari ku muryango kandi nta n'ijana nari mbari uba mu nzu itariho umuryango. Yego nta muryango wabagaho. Ibaza ahubwo umuryango bakuyeho nta nyundo bakoresheje. Maze rero muri iyo minsi twararaga muri iyo nzu itariho urugi twararyamaga amaguru akagaragara mu muryango. Rimwe umuntu arahanyura ngo abone iridiri kwigira iryo saba z'ijoro hati noneho murokore yibagiwe gukinga aza kugira ngo aze atubwire ko twibagiwe gukinga aje ngo akuyeho akarido gake abona ibirenge by'abantu kuko urumva abantu baje kuhandaza babashuti banjye aribwo yambwiraga ati kuki utagiye kurega bari abantu ibaze abantu bagukurira nk'urugi kandi nta n'ijana barimo ubundi iryo baryita ikosi. Ndamubwira inti twebwe ntago tujya tuza ntago twebwe turegera hano hafi aho kera kabayibona maze kurega niho rero Imana yambwiraga ngo naragupimye sanga urashyitse uhereye none aha ntago uzongera kuba mu mazi ameze gutyo ihita impa 250 njya gukodesha inzu y'ibihumbi 80 kuva uwo munsi kugeza n'isasi nongeye kuba mu nzu ntoya kuva uwo munsi nagiye mba mu nzu nabaye mu ya 80 bukeye mba mu nzu y'ibihumbi 100 bukeye mba mu ya 200 bomba mu ya 200. Wenda ushaka kutubwira uti sinzibagirwa kuko mfite ibihamya bizatuma ntibagirwa ako nawe tukakwibutsa abadukurikiye bashobora kubishyira muri comment ari natwe turimo turaganira nawe uyu mwanya dushobora kuvuga tuti ushobora kwenda kutazibagirwa totalema cyangwa 100% ariko quand même
umuntu amaze kugera ku rwego ageraho agatangira kugira wenda basigaza inyuma kubera ko abantu bamaze kuba benshi ugeze mu rwego rw'abasirimukazi kuruta wari ufite na mbere none akavuga uti uyu munsi hari abo nakira si ngombwa ngo bagere mu nzu yanjye kubera ko tumaze kugera mu bisubizo. Ariko ibyo ni ibyumviro byawe n'abandi muhuje. Nawe yewe rero reka nkubwire no mu buzima busanzwe ntago abo bantu uvuze bo muri urwo rwego sishumikana nabo. No mu bantu nisanzuraho mba ndi kumwe nabo n'abantu baciriritse nibo bantu bankurura kumva nabaha n'umwanya wanjye kuvuga ngo nabaye umusirimu ndagendana n'abasirimu nabo twagendana nta kintu bintwaye ariko nini abasirimu nta kazi mba mbafitemo nk'abaciriritse kuko abaciriritse nibo mba nkeneye kwitaho kuko aribo bantu bankurura nkanatekereza ku buzima bwabo cyane ko mba narabaye mu cyiciro nk'icyabo kandi noneho abakene n'abacu baciriritse bo hasi nibo bantu bankurura. Umusirimu ashobora no kutambona ahubwo umuntu uciriritse akambona kuko buryo uwo muntu ni nawe ukurwaho umugisha ni nawe uba ugukeneye kurusha abandi buryo. Nibo abantu ba mbere rero bakwiye kwitabwaho abo basirimu bakaza nyuma cyane ko ibi bihe turimo bya corona byatumye ari nabo basirimu ari nabo bose ntabwo ari ibihe byoroshye ntabwo binyemerera guhura n'abantu ni kuri telefone. Ariko ndavuga ubu noneho turi handi dukanda ku rukuta ariko agiye kuza igihe tuzajya dutambutse ikirenge tutakanze ku rukuta icyo gihe rero uzamaze kugera ku rundi rwego hanyuma se ku buryo ariko reka mbabwire nimba hari ibintu biciriritse mu bwonko bw'abantu ni ukuvuga ngo hari urwego wagezemo hari abo mutareshya sibyo ubwo se yego wenda hari abo tuba dufite aho duhura n'ibyo bigomba kuduhuza ariko ku buryo inzu yanjye cyangwa ikaze ngomba kuyiha umuntu uri mu rwego rwanjye abandi bagasigara hasi na n'iyi saha abantu twabanaga baciriritse na n'ubu usanga aribo bantu b'inshuti zanjye bampora ku mutima nta rwego rero nzageramo mujye mumbabarira cyane ni umurengwe mubi nta rwego ushobora kuzageramo ngo bari abantu batera umugongo none se ko Imana izira muri bari abantu ntabwo wumvise se wa mugani hari umuntu ngo ibyo bintu nabyumvise nkiri umwana mbere y'intambara hari marume wanjye wabitanzeho urugero yari yigishije avuga ukuntu umukene hari umuntu wabwiye Yesu ngo nzaza kugusura umuntu Yesu yabwiye ngo nzaza kugusura ngo aramwitegura mbese ibintu bimera neza hanyuma ngo Yesu rero azira mu mukene wanyagiwe w'umusaza w'ibikote binuka bijojoba hanyuma rero ngo akomanze uwo musaza ngo akomanze ngo yinjire muri iyo saro uwo muntu ati hoya sohoka niteguye umuntu ukomeye umushyitsi urenze hanyuma wa muntu arasohoka ngo aza kongera guhura na Yesu ati ibintu wankoreye ni ibiki kuko nkwitegure ntegure ibintu byose wange koza ati n'ibintu wankoreye naraje usubizayo ni ryari waje nkagusubizayo ngo nta muntu uzi waje w'umusaza wambaye igikote yanyagiwe ati burya ninjye waje ati mwami wanjye mbabarira ntabwo Imana iza mu bitabashwa no mu bintu bifite agatuza kanini Imana iza mu bantu baciriritse uri umukire warateye imbere uzi ubwenge ujye wita ku baciriritse ikibazo gikomeye abantu tugira harimo n'abakirisitu Imana iba yarashyize mu myanya itandukanye no kwa muganga ahantu henshi ubona iyo babonye umuntu udasanzwe bamwakira bidasanzwe umukene ashobora no gukora amakosa kwa muganga ukumva bamubwiye nabi bamuhwitagize ariko yaba ari umuntu w'umusirimu banyakubahwa rwose mwabigenza gutya bajya no gutanga serivisi nziza bagahera kuri abo bantu bazwi b'abanyacyubahiro ariko uzi ubwenge we murokore aho ukorera hose nimba uzi ubwenge mu kazi ukora muri serivisi utanga ujye wita ku bantu badafite ubitaho ujye uha serivisi nziza ku bantu badafite epfo na ruguru bariya abantu Imana yabibarujeho nimba ushaka kuramba ku kazi nimba ushaka kurambana inoti ufite nimba iyo nzu y'amakaro ushaka kuyirambiramo ujye wita ku batagira shinge na rugero abandi baze nyuma. Okay, Mama Charlene hari iminsi wabayemo
ujye utwereka ugenda ugarukaho izaba igihamya kiguhamiriza ko utari buze kwibagirwa aho wavuye ngo noneho hatesha agaciro. Ariko hari bimwe twigeze kuvugaho byitwa gacu wagiye ubona, cyangwa se akanzu Imana yagiye gucira, cyangwa se manu wagiye ubona, zaba ari nyinshi wakubaza dukurikije uko ubuhamya bumeze. Ahubwo byibuze hari nk'umunsi uje wavuta uyu munsi n'uyu munsi n'uyu munsi, nubwo Imana yantuza mu kirere iyi minsi 3 wenda dusoreza aho. Yego, reka mbabwire iminsi ntazibagirwa, mbonereho no kubwira abantu ko Yesu agira neza. Ibi byose mba ndi kubibwira abababaye bakiri ku rugamba rw'ibyo navuyemo. Hari ibyo navuyemo n'ibyo ndimo, kandi nzabivamo bisimburwa n'ibindi kugeza Yesu aje. Ariko nzi ko hari ibintu navuyemo ntateze kongera gusubiramo. Ntabwo nzibagirwa ntuye ahantu bita kurya nyuma, nari maze kugeramo inzu amezi 10. Amezi 10. Yego. Ubwo inzu wayishyuraga ngahe? Nayishyuraga 80. Ubwo ibihumbi 800? Yego. Iyo nzu yari ifite nyirayo. Ntago ndabona umuntu w'imfura nkawe uzi kwihangana kandi udasenga. Noneho abona mbuza amafaranga kandi namwishyuraga neza pe. Nanjye ni ikibazo cyantunguye nagize. Arambwira ati wambabariye basi ugashaka n'inzu, njye nkaguha amafaranga ukamvira mu nzu nibura nkayishyira mu ndi muntu. Wakaguha amafaranga kuri kose ariko muranashoye. Noneho shaka nshyiraho abakomisiyoneri ntangira gushaka inzu nkajya nyibura. Ijwi rirambwira ngo uribeshya ninjye uzakwimura hano, nta n'inzu uzabona. Ntabwo ibyo nari kujya kubimubwira ngo Imana yambwiye ngo ndibeshye sinzabona inzu. Wari wabona aho ubura inzu washyizeho n'abakomisiyoneri, umuntu akubwira ati inyimukira mu nzu. Kumbe Imana yashakaga ko nzatabwa hanze mu mashuri. Reka nkubwire, ntushobora gukura umuntu mu ishuri ngo Imana ikwemerere. Narababwiye ngo naho waba umuzaniye ibyo kurya Imana yabimenera mu nzira. Burya niyo mpamvu ari abarokore bajya kurega, bagera aho bagiye kuregera ntibite ku bibazo byabo kandi bita ku by'abandi, kuko yakatiye ahatagomba kujya, ahatagomba kujya. Icyo gihe rero ndabizi ko abayobozi baraza, kumwe abayobozi bava mu muganda bakajya kureba gukemura ibibazo biri mu mudugudu. Nge rero bari barandeze, baramaye convocation 3. Noneho ndibuka ari kuwa 6 habaye umuganda, umuntu arampamagara ati ngwino tujye gusengera mu ijuru rya Kamonyi. Urambyaye we, ndabwira nshya ngiye kuhirirwa, nibura nibava mu muganda bakaza kundeba bamburi. Ariko ikigeragezo muragendana paka ntushobora kugikwepa. Yego, turagenda turahirirwa. Nageze mu rugo saa 8 mvuga intobo baje barambura. Nkimara kuryama numva baradodoye abayobozi bo mudugudu. Ndangije ndakingura mbona nibo amagambo bambwiye nayo nayikose bari kunkuba sinyasubiramo. Ariko ibyo bavugaga byari ukuri. Baba barigendeye, iminsi bampaye irashira ntarabona uko nimuka. Imana iti ninjye uzakwikurira njyenyine. Umugabo ahita ajya kundega mu kagari, nimba ari mu kagari, nimba ari oya ni mu kagari. Banzanira convocation, bukeye njya kwitaba. Amagambo umugore yambwiye, umugore w'umuyobozi ntago nyavuze kandi yari ari mukuri. Yambwiye amagambo aryana, ambwira amagambo akakaye. Burya hari amagambo abantu bakubwira bigatera Imana gukora rwose. Ndataha, bampa itariki irarenga ntarabona amafaranga. Muri iyo minsi haza umuntu ntavuze, akigera mu nzu yanjye arambwira ati kunsura bisanzwe, umuntu utoroshye. Akigera mu rugo arambwira ngo iyi nzu uyishyura angahe. Urumva ni nkaho nari mvuze nti Imana irantabaye. Mvuga ntabona indengeye. Akimara kuvuga iryo jambo ijwi rihita rimbwira ngo uyu naye kwishyurira muzayibanamo. Mpita mubwira intirishyuye nta kibazo. Kandi ndi muri convocation. Mbega we. Uri kumva?
akimara kuva mu rugo nyuma y'iminsi 3 ninagiye kwigisha groupe y'abanyamasengesho yo muri korali imwe ikomeye muri iki gihugu. Ngeze mu rugo mu gitondo nkimara kuhagera ntariyambura nyirinzu n'abakarani babaraje baraza, mada kingura mbona yarebye nabi. Noneho nge nihina mu gikari ndabakingurira kubona baje kubita hanze Mana byarangiye wambabariye ntibatwite kuri saro basi bakabita mu gikari. Numva ijwi rimbwira ngo none se ningutabara bazabwirwa n'iki ko nagutabaye babitaye mu gikara hatagaragara. Kumbi ndi kubivuga bamaze kubisohora kuri saro. Abatambuka muroko ugiye kwimuka pasite kutadusezeye. Uri kumva? Ibintu barabisohora barabita. Mita mpamagara umuntu umwe w'umunyamategeko ndamubwira inti ibintu byanjye babitaye hanze ari umuntu tuziranye. Arambwira ati bagatinyuka bakaguta hanze n'abana. Hanyuma muraye hanze hakagira icyo muba yabiherewe uburenganzira nande. Hari icyemezo cyo kuguta hanze yahawe. Burya abanyamategeko abantu baje bagira abanyamategeko. Arambwira ati manuka uje kuri polisi. Arahandangira honge ngo ugende ubibabwire. Ndamanuka ndagenda ndicara hari handi rwose Nyamirambo. Hano kuri polisi? Ngeze ku murongo kwinjira kwa fande bikajya binanira. Hajya mbwira unkurikira intitambukire. Bigeze aho Imana iganiriza umutima wanjye ndatekereza. Njya mbwira abantu ngo nutagira ubwenge bwo mu ishuri ntugira ubwenge wavukanye ujye ugira ubwo mu Mana. Ubura ubwenge wavukanye ubura ubwo mu ishuri ubura ubwo mu Mana ubwo koko wayoborwa n'iki muri 2020 tugezemo. Ndicara ndatekereza intari koko ubu ngiye kuregura mugabo ngo ntaye hanze amezi 8 yose mugerekereho no kuza kumurega muri polisi. Ubu koko iki ni igihembo mba muhaye umuntu wanyihanganiye gutya. Noneho ngiye kwinjira numva ijwi rimbwira ngo haguruka katutaye. Ndangije mpamagara wa muntu yewe ni nukuri byananiye intura muntu yangiriye neza inti ninge wamuhemukiye koko mujyane no muri polisi. Arambwa ngo ubwo umutima ukubujije ngaho bireke. Subira mu rugo ntangira gupanga ukuntu abana bamwe bari burare mu gikoni abandi bakarara muri dushe kuko tutari kuhakwirwa. Ntangira kubipanga ko bamwe turi kuko agakoni kari gato na dushe arino panga ukuntu turi buharari. Kandi icyo gihe nabwirizaga ibiterane ku manywa na ninjoro. Ibingiba bavuga butumwa birirwa bivugisha ngo ariko hari abapasteri njya numva cyo kora Imana izabababarire. Nta mukozi Imana ugomba gusonza, nta mukozi Imana ugomba gukena. Ni gute mburi modoka muba muhazi cyo wamuhaze no gupfa urapfa bakaguhamba. Kandi reba panga ukuntu abana banjye bamwe mbaraza muri dushe abandi mu gikoni. Nibwo Charlene yanyegeraga ngo ariko mama ngo uzi ko utizera Imana wayita wayireka kuyisenga ngo ukuntu wirirwa udusiga wagiye kubwiriza ngo ni ibingibi Imana igukoreye. Naje kumutera amasomo ndamwigisha mubwira ko Imana izatugirira neza. Bimaze kuba nka 9 nyirinzu yamaze kuzana abafundi bayikoze yamaze gufata avance y'abandi bantu ari bushyire mu nzu bari bamwishyuye. Arambwira ngo mva ageze mu nzu ari gutaha ngo mva ngo jya hana habaguha urufunguzo ngo usubire mu nzu. Yego ngo ariko ngo nguhaye iminsi mbarampaye ngahe. Bya bintu ndongera mpamagara abantu baramfasha tubyinjiza mu nzu. Mbwira Imana ntireka nkubwire ampaye iyi minsi sinkeneye kongera ko nabara abayobozi baza kuntuka. Ariko hari ibintu bitumvikana. Ngewe najyaga kubwiriza buri munsi meze nk'umukozi nambaye neza asa neza. Ubundi abashomeri birirwa mu rugo. Hari n'umuturanyi wambajije ngo ukora akazi ki ko naketse kuri umuganga intibijya gusa. Nyuma nganirije ndamubwira ndi muganga ndi dogiteri w'ubugingo. Cyori Niko tuvuga ngo wabuzaye inzu kandi buri munsi wambaye ufashe ishakoshi wagiye kubwiriza. Hari ibintu bitumvikana bavuga tuyimana kandi uyafite. Ikintu cyakurikiyeho ni iki? Ya nzu nayisubiyemo. Mbwira Imana nti sinzasubira kongera gufata konfokasiyo.
ini ntago nzongera kwemera ko bari abayobozi baza inaho kugira ngo mbyemere ataki bampaye nutabikora nzajyana abana banjye mu Kigali kandi ibyo byose nabivugaga mfite inzu inyanditseho ihari no birahari inyanditseho y'imiryango 5 udashobora kuyijyamo uri kumva Imana ndayishimye wari uri kuvuga ngo iminsi ntazibagirwa tumaze gusubirayo bwarakentumirwa Butare mu kwigisha Butare mu mujyi ngeze mu iteraniro ndigisha barafashwa iteraniro ririmo rirarangira tumaze gusoza heza mu ijuru umuntu atera ikiganza hejuru aravuga ati singiye gupfa ari umunyeshuri muri kaminuza Butare singiye gupfa Imana yanyongoreye ibintu narwanye n'umutima none ngiye gupfa ni mumbabare nubwo mushoje mu mwanya mbivuge bamuha mikoro aravuga ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore mubona yabigishije murafashwa mwana mukunzi ngo ariko yabuze aho yerekera bamutaye hanze nubika umutwe ngira Imana nturabanteje koko nari nambaye neza nsa neza nakubisemo agatenge ngo none Imana yambwiye ngo muri iri teraniro ngo hahaguruka umuntu ngo yishyure amafaranga y'umwana wanjye ngo ndahita muha umugisha amaze kuvuga iryo jambo umugore azamura ikiganza hejuru ati ni ngewe uri bubikore ati mwemereye 160 ngo kandi ngiye guhita ntega moto none hanyamuzanire Imana nyihaye icyubahiro niyubahwe cyane amen iryo teraniro narivanyemo 250 ntahi Kigali rero nyatahanye umva ko ndasinzira muri kwasiteri waje mu makorasi yaryamyeho ngo atagira uyanyamura misense kanarindiza nanjye ndi muri prive uri kubyumva neza ngera i Kigali ngeze i Kigali hari umukobwa w'inshuti yanjye azana umuntu ngo uba muri Australia aramuga ngo ari umuntu w'inshuti yanjye shakuze tujye kumusura binjira muri saro bageze muri saro ubwo nageze mu rugo mbwira Imana ntahagije ariko ini wari uzi ko 150 adahagije ini none se nzajya kuba mu kazu kamake nk'uko abantu bangira inama urinda usubiza inyuma nigeze nsubiza inyuma umurimo wawe nge gushaka akazu ka 40 kandi mvuye mu ya 80 urampana nigeze ngukorera nabi ntago ndi bubyemere nubundi ndasubira mu ya 80 cyangwa hejuru nyongera ndaya ni make sinzimukamo ndayabwika n'abasengeraga sinabibabwira kugira ngo batavuga ngo nabuze ubwenge kuko burya kwizera ko umuntu ajya kwigumanira maze uwo mugabo yinjiye n'uwo mugore mbwira Charlene ni Charlene sabira umugisha aba bantu baje kudusura Charlene azamura isengesho ageze hagati wa mushyitsi atangira kurira kureba Charlene atangira kurira ahita akora mu mufuka akuramo $100 nibwo bwa mbere nari mbonye $100 nayabonaga muri televiziyo no kumva ayo narinzi amuha $100 amen ayamuhaye aragenda mubwira Charlene ni zana nyabika imbe bitayatwara tuyabika hano ukoresha tuzajya kuyavunjisha Imana ishimwe ko mutayapfunyapfunyitse yapfunitse ndagenda turayabika ngiye kuyavunjisha ama 290 nabingaye mbangeze 300 na mbona gutangira gushaka inzu ndimuka njya mu nzu ya 80 n'ubundi aho hantu ntago nzahibagirwa ntago nzibagirwa aho hantu rero hari ijambo nigeze mbabwira ngo kwitwa generali mbabwiraho nabivanye urumva umuntu wambwiye ngo nishyura ngaho inzu nyuma y'iminsi mike arampamagara ambwira ngo uri hehe nguze ngo njye kugukorera stock y'ibiryo by'abana ambwiye iryo jambo nari maze kwikopesha nusu y'akawunga ariyo nabatekeye ijwi rirambwira ngo iyo stock nayigukorera ukabiryo uzabyishyura ego mitamubwira nti ngiye kubwiriza ngo aho utahira hose uze kumbwira kuko Imana ari mbwiye ko nzabyishyura ndabireka ngiye gusenga ndi muri ibyo bibazo urumva bantaye hanze sinari kubura uyishyura ngeze mu ishyamba ndimo ndasenga umuhanuzi sinzi ahantu yaturutse aho mu ishyamba aho nindi gusengera mbona araje aho ndi aravuga ngo Uwiteka arambwiye ngo ninkubwire ngo uri general agushyiriyeho andi manyenyeri nari nyuze mu ikosi rikomeye shadutaye
ntago nzibagirwa yankuye mu ihene zo kwa Petero, sinzibagizwa iyandinze kuvomera Kimisagara muri ruhurura, hasohoka baramfungiye amazi n'umuriro kandi ntarabuza yo kwishyura, abagore bakavomera kuri robine imbere y'umuryango wanjye, nge barambujije kuvoma, hajya njya muri ruhurura n'utubido tubiri, igipangu cyose bagacana amatara, nge ngacana buji. Sinzibagirwa yamvanye mu cyumbati, ntago nzibagirwa yanyishyuriye inzu nk'iyo ndimo. Iyi inzu ndimo njya kuyibamo niho nshaka gusoreza. Naricaye mbwira Imana nti Imana, nabaye mu nzu ifite dushe na tuwarete ifite isuku ariko ituzuye, ko kuva navuka ntaraba mu makaro, ko kwazampaye inzu ifite amakaro. Inzu nimukiyemo nayishyuye 800. 800 niyo nayishyuye. Imana irantabara yo kabyara, umuntu arampamagara arambwira ngo mama Charlene, ngo numvise urugamba rwawe rwakomeye, ni muri bya bihe rero nari ndimo by'amagambo atambutse mu minsi ishize, niho nimutse asharira, ngo numvise barimo kugutuka, sinshaka kuzacika intege mukozi w'Imana ugacogora, sinshaka kuzababara ukicuza icyatumye uyikorera, ngo nubwo bakuvuze, ngo ariko ikintu nibuka, ngo wahembuye imitima yabeje, ngo kugira ngo utiheba rero muri stress wari wikoreye, iyi nzu yishyire ku ruhande, nzajya nguha 200 yo kugira gute yo kwishyura inzu. Nari mfite icyifuzo nkeneye kuba mu nzu ifite amakaro, maze Imana igiye kumpa amakaro Emi, aho mba warahabonye rwose, ihera ahantu hameze nko muri parikingi, impa amakaro, iragenda impa amakaro ho ntekera, ahantu hose ni amakaro kandi meza, mba mu nzu inejeje umutima wanjye. Hanyuma mbashimiye uyu mugabo witwa Yesu, haleluya, dore muhaye cyubahiro, amen. utwo ni dutoya mvuze, ntago nzibagirwa tonta mbwira mama ko tudahazi, ntago duhazi, ntago duhazi. Sinzibagirwa Fisa ambwira ariko mama nta nakamukaru kadafite isukari. Sinzibagirwa mbwira Toto, ini Toto tuzaba bakire turye neza, agahita nsubiza ngo mama ibyo ni injogi by'abakene. Agahinda gavanzwe n'ibitwenge, tuzongera ntacyo, aka nagahinda kavanze n'ibitwe mama Charlene, ibyo ni injogi by'abakene. Namubwira ko Toto uzajya uvuga ngo ni inzozi z'abakene, ibyo ni injogi by'abakene. ufite rezo ni ukuri kose. Haleluya. Mwese abadukurikiye aho muri hirya no hino ku isi, inshuti zacu kandi inshuti za mama Charlene, reka mbasabire umugisha w'Imana. Ni ukuvuga ngo wumvishe imirimo y'iby'Imana yamukoreye, wahita wiha igisubizo cy'ikibazo nari mfite rwose. Nk'abantu ndatashye, iyo mfashijwe mpita ntaha. Imana igumugisha mama Charlene, wakoze cyane. Reka nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma nabo badufashije cyane kugira ngo amajwi n'amashusho bageho neza. Evise yakoze cyane, reka tuzasubire ku munsi w'ejo.